Nongeye kubasuhuza rero kuri uno munsi hari abantu benshi baba bari kwibaza uburyo ki umuntu akora video. Uyu munsi rero ngiye kubakorera video y'ukuntu ushobora gukora video nziza, ushobora guhereza umuntu wese akishima mu gihe ushaka kuba umu content creator kuri YouTube. Rero ntabwo mbatindira, ngiye kubereka step by step ibintu by'ingenzi ukeneye ku buryo washobora gukora video nziza kandi imeze neza muri resolution ushaka. Noneho ubwo biragusaba iki? Biragusaba kuba ufite app yonyine ya InShot ndetse na telefone yawe. Ibyo nibyo biri butume ukora video imeze neza cyane. Rero uraza hano tujye muri InShot. Ni step nkeya cyane ngiye kubereka ku buryo nawe ushobora kwikorera video yawe bitakugoye, ukabasha kuba nawe watangira gukora content ushyira kuri YouTube cyangwa se ushyira ku zindi social media. Nuvuga ngo urakanda kuri video, nurangiza uze ukande hano kuri new. Ubwo nukanda kuri new barahita bakohereza hehe muri phone yawe amavideo ufitemo byose. Noneho numara gukandamo ikintu uri bukore urakora kuri blank. Nukora kuri blank rero ushobora guselectinga amafoto menshi cyangwa se video nyinshi, ariko twege tugiye guhera step by step. Ubanze ukande kuri blank, numara gukanda kuri blank ukore okay kuri aka kantu. Hanyuma numara gukora kuri okay urana ufite blank yawe, nuvuga ngo nta kintu na kimwe ufitemo kandi ugiye gutangira gukora video. Nuvuga ngo rero iyo umaze kubona ino blank uba ufite video wateguye. Bitewe rero n'ikintu ugiye gukoraho, hari video uba wateguye, ndabereka neza ukuntu izo video wazihuza zikagendana n'amashusho. Nuvuga ngo ino blank rero ubasha kuba wayongerera igihe ushobora kumara ukora video yawe. Noneho wamara kuyongerera igihe cyangwa se ukakigabanya ukageza aho ushaka bitewe na video ushaka gukora. Nuvuga ngo rero ukimara kubona ufite blank yawe, ikintu ukeneye gukora urabanza uze hano muri Canva. Ahangaha urebe video yawe, nimba ushaka gukora video ya short cyangwa se ushaka gukora video ushyira kuri YouTube, byose biba bihari. Nuvuga ngo rero washyira kuri Instagram, iyo washyira kuri YouTube n'izo washyira kuri TikTok bitewe n'izo wowe ushaka gukora. Nuvuga ngo kubera twe dushaka gukora iyo kuri YouTube, uzaza ukande kuri iyi ya 16:9. Urabona ko size yayo ihita ihinduka ukimara gukanda kuri 16:9. Umara gukandaho rero ugahita wemeza. Iyo wemeje rero urabona ko screen ije ni ya video yo kuri YouTube, cyangwa se ukaza ukavuga ati ngiye gukora video ya short, ugakirika kuri iyi ngiyi. Urabona nanone bahise baguhereza screen ushobora gukoreramo video ya short. Uvuga ngo rero ibyo ngibyo iyo umaze kubirangiza, hari video uba wateguye. Izo video uzadingamo gute cyangwa se izo video ubasha kuzishyiramo gute kugira ngo uzikoreho content? Uvuga ngo uraza ukirike hano kuri aka kantu ko guteranya. Nugakirikaho barakwereka video cyangwa se foto. Ukirike kuri video na foto. Uvuga ngo uraza ukande kuri video cyangwa se ukande ku mafoto cyangwa ukande kuri all, byose bize uko ubyifuza. Noneho numara gukanda kuri video uraza wisanti urebe video yawe ushaka gushyiramo, hanyuma uyikandeho. Tuvuge ngo ugemisemo iyi ngiyi, numara kuyikandaho uhitemo n'izindi ushaka, niwemeza yes zirahita ziza muri ya InShot yawe. Noneho iyo umaze gukora izi video zawe, urabona ko video yanjye ndayikina itangiye gukina. Noneho mu rwego rero rwo kugira ngo ngire ikindi nayongeramo, video yawe ushobora kuyongera uburebure bitewe n'ukuntu ingana, cyangwa se ukayigabanyiriza uburebure ugakomeza. Ni ukuvuga ngo iyo irangije aka gace kayo hahita hajyamo iyindi video. Ubwo rero iyo umaze gushyiramo video yawe ugakina bitewe n'ibyo ushaka gukora, mushobora kuyongerera igihe cyangwa se ukakigabanya. Noneho wamara kukigabanya, video yawe urayifite, ikibura ni ugushyiramo iki? Ni ugushyiramo amajwi.
Igihe rero ugiye gushyiramo amajwi uraza ugakanda hano kuri audio, wamara gukanda kuri audio hari music, effect, record na AI speech, uraza ukirike hano kuri audio. Kubera ko rero ushaka gukora audio bitewe n'ahantu ushaka kuyigeza, usubiza inyuma hanyuma audio yawe ukayitangirira hano. Ntabwo ndi buri recording rero kubera ko ndi gukora screen recorder bitahita bikunda ngo urecordingishe app, ariko iyo umaze gukirika hano kuri akantu k'umutuku uhita utangira, urabona murabara inshuro 3 igahita itangira recording, ariko kubera ko uri gukoresha indi microphone ntabwo byakunda. Bivuga ngo iyo umaze gukora video record yawe rero urakora kuri yes, wamara gukora kuri yes video yawe igatangira. Iyo umaze rero kuba watangira video yawe wayishyizemo hano, ubona ko amavideo yawe ari ku murongo uri no kuri recording, ushobora kuba washyiramo background cyangwa se kariya kajwi k'inanga uba wumvamo inyuma. Uraza ugakirika kuri audio ukaza kuri my music. Ushobora guhita ukoresha video, urabona ufite ama audio y'abandi menshi, ushobora gukirika imwe muri izo, ariko ngereka nkwereke ndajya muri favorite muzo nahisemo, wenda ukoresha iyi ngiyi. Numara kuyikoresha rero ukore kuri use, kugira ngo rero ino ndirimbo cyangwa se ino beat ugiye kugira background itari buze kurenga ijwi ryawe, uraza ujye hano muri volume. Numara kujya muri volume urana iri ku 100%, ugabanye kugeza igihe wumva iri kumvikana gake kurusha ijwi ryawe. Ushobora kuyigira 200 cyangwa se ukayigira 1. Ubu icyo upfa nuko wowe bitewe n'ijwi ryawe uri gukoresha ugena na volume uri bukoresha, warangiza ugahita wemeza. Ubu video yacu rero urumva record yayo itangiye iri hasi, cyangwa se washaka kuyongera nanone ushobora kuza ukongera ukagera 80. Urumva ko bivuga bitandukanye ugereranyije n'ibya mbere. None iyo umaze gukora ibingibi byose ukora yes. Wamara gukora yes rero hari uburyo ki uba ushaka nko gushyiramo amastika cyangwa se ushyiremo utundi tuntu, uraza ugakanda hano kuri sticker. Wamara gukanda kuri sticker ukaza hano sticker, urabona uba ufite utuntu twinshi ushobora gukoresha muri video yawe, uzaba ibyerekana subscribe, uzaba izerekana search, bitewe na video yawe ushaka kudesigninga. Ushobora gukoresha sticker zimwe muri izi ngizi cyangwa se ukayisearchinga hano, ushobora kubona sticker zitandukanye zose ziba ziriho. Warangiza rero gukora kuri iyo sticker, ngiye kuguha urugero dukore kwenda kuri iyi ngiyi subscribe. Numara kuyikirikaho rero irahita iza hejuru muri screen. Wowe icyo ukora ni ukuyikoraho gusa, kuyijyana mu cyerekezo ushaka ko ijyamo, maze ugakora yes. Ukimara gukora yes rero ya subscribe yawe uyizaho ukayishyira ahantu ushaka. Wamara kuyishyira ahantu ushaka rero aka fresh ushobora kuyongera cyangwa se ukayigabanya ukoze kuri ino fresh. Warangiza kuyigabanya ukayishyira muri position ushaka, warangiza ukayigistendinga kugeza ahantu ushaka ko izajya igaragara. Ushobora guhita rero uvuga ngo ugiye guhita uyuzuza ahantu kugeza aho ino video irangirira. Uvuga ngo ukora hano ugahita ukora kuri clip end, uvuga ngo clip cyangwa se ugakora kuri video end. Ubwo ni uvuga ngo irajyamo kugeza igihe video irangiriye cyangwa se clip irangiriye, cyangwa se ukayigabanyiriza uko ireshya. Urabona nukina video yawe, reka mbanze ngabanye audio, reka tushyire kuri wenda kugira ngo itatubangamira. Uvuga ngo numara kugira rero urabona ko subscribe irakomeza igumemo kugeza hahandi wayishyize. Nose nushaka kuyiba wahindura ukayongera buri kintu cyose, nimba ushaka kugisubiraho ukoraho wagikuye. Nimba ari music ndakora kuri audio hazemo music, nimba ari sticker nkore kuri sticker hazemo ya sticker nashyizemo. Urumva ko ni ibintu byoroshye cyane igihe ubikurikije neza.
Noneho iyo umaze gukora izi video, hari ukuntu uba ushaka kuba wakata ikintu kiri hagati wenda muri noze yawe wakoze, warekodinze cyangwa se ukumva birumvikana nabi, hari uburyo ki ushobora gukatamo ako gace muri two ushaka gukatamo. Ushobora kuza hano ukareba muri split. Iyo umaze kureba muri split rero, ukora kuri ino video ukareba ahantu ushaka kuba wacimbura cyangwa se ugakuramo. Iyo ukiritseho rero kuri split ugakirikaho urabona ko ihise icimbuka ya video yacu twari dufite yuzuye. Ushobora guhita uyibona ko icimbutse. Noneho iyo icimbutse ushobora guhita uza ukongera ukavuga ati ni aka gace nshaka gukuramo, we naka, ugahita ugakoraho. Rero iyo ugakozeho urabona ko usigaranye akavideo kamwe, agace kamwe usigaranyemo uduce dutatu. Noneho iyo umaze gusigaranamo uduce dutatu, ushobora gukora kuko ushaka gusiba ukagakandaho, warangiza ugakora delete. Rero iyo umaze gukora delete ka gace kawe udashaka uba ugakuyemo cyangwa se uba ukerimenyemo ntiwongere kukabona. Rero iyo umaze gusiba ibyo ngibyo byose, hari ubundi buryo ushobora guhita ukoresha ugarura ya video yawe umaze gusiba, mu gihe utarakora ibindi bintu kuri ya video yawe. Ushobora gukirika hano kakagaruka cyangwa se ugakirika ahangaha kuri reverse, bikongera bikagenda nk'uko wabishakaga. Rero iyo umaze gukora ibingibi, urumva video yawe iba isa naho warangije kuyikora, nta kindi usigaje. Urumva wamaze gushyiramo record zawe, ushyiramo amajwi, ndetse ubasha kuba wagira gute wanarekodinga. Ubwo video yawe iyo uyirangije rero, uraza hano kuri export ugakirikaho, warangiza ugakanda kuri export. Rero niyo ushaka gukora video igaragara neza cyane, ushobora kuyongera ugakora hano kuri resolution. Ahangaha kuri resolution ukaza muri 2K cyangwa se ukaza muri 4K. Uko wongera ubushobozi cyangwa se kugaragara kwa video yawe, urabona ko size ya video yawe ihita yiyongera. Hano yari iri muri mu 1800, noneho nuyishyira muri 4K yahita iba 400. Ubwo ni ukuvuga ngo ifoto yayo iraba igaragara neza kurusha uko wari kuba iri mu 1800. Ubwo rero umaze gukora ibingibi ushaka ugiye ku exporting video yawe ijye muri file ku buryo ushobora kuba uploadinga, uvuga ngo uhita ukora hano kuri export. Wakora kuri export rero urategereza ya video yawe ikarangira kuyisavinga, then ukaba video yawe urangije kuyikora. Rero nimba hari ikibazo ugeze kuri ino video y'ukuntu ushobora kuba wakora video, urabyandika muri comment, hanyuma nayo nimbibona nshobora gukora akandi gace muri short nkwereka uburyo ki wabigenza, ukabasha gukora video yawe neza nta kibazo. Ikintu nakubwira rero nuko wakora subscribe aho ngaho kuri buto, then ugashyiramo comment yawe, hanyuma nkaza nanjye ndeba ibitekerezo byanyu mbashe kubakorera izindi video mwifuza. Sawa, murakoze, mugire ibihe